Hello guys, uyu munsi noneho mbazaniye application idasanzwe iri gutanga amafaranga kuri simukadi ya MTN ndetse na Airtel. Ni application yakozwe n'abanyafurika by'umwihariko Afurika y'ubutayu bwa Sahara, cyane cyane uzasanga abanyarwanda, abakongomani, abatanzania, abarundi, Uganda ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Ariho abantu bakoresha iyi application cyane kuko bisana ngaho iyi application ari we yakorewe. Ni application ukoreramo amafaranga usubiza ibibazo bagenda bakubaza, gusura ahantu runaka ugapostinga amafoto y'ahantu runaka uba wagiye gusura, gufotora ibicuruzwa bigiye bitandukanye hanyuma ukabipostinga kuri iyi application, hanyuma ibyo bintu wagiye upostinga kuri application bikabagwamo amapoint, ayo mapoint akaba ariyo avamo amafaranga. Ubu rero ngiye kwereka ukuntu ugiye gufungura iyi application ya Sagaporo hanyuma ugakoreramo amafaranga nda kintu na kimwe bisabye, usibye kumbereza umwanya ngakwereka ukuntu uraza kubigenza, uko nubikora nabi uraza kubura byose. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari wa MJ Rwanda, ukore subscribe, amafaranga agiye kuza. Nguhaye ikaze. Tudatinze mu bintu byinshi, uraza ujye muri telefone yawe ufungure application ya Google Play Store, hanyuma numara kuyifungura nimba ukoresha Android cyangwa se iPhone, udownloadinge iyi application ya Sagaporo iyi ngiyi, hanyuma numara kuyidownloadinga ushyira muri telefone yawe. Urabona yuko njyewe namaze kuba nayidownloadinga muri telefone yanjye, ubwo igisigaye ngiye kwereka indambwe ikurikiraho, nawe numara kuba yagera muri telefone yawe uraza gukurikiza izi ndambwe kugira ngo zize kuba zagufasha gukorera amafaranga muri iyi application. Icyo urakora rero, umaze kuyinstara muri telefone yawe uraza uyikorere open. Numara kwikorera open urategereza akanya gatoya, hanyuma utegereze winjire muri iyi application. Nugera ahangaha baraza kubaza ururimi ushaka yuko iyi application ijagera kubazamo ibibazo bitewe n'ururimi wumva. Aha hambere urabona ko hariho icyongereza, aha kabiri hakaba harimo igifaransa, aha gatatu ni igiporotigi, igihinde ndetse n'icyarabu ndetse n'igiswahili. Reka duhitemo icyongereza kuko abantu benshi nicyo bazi, hanyuma uze ukurikize amabwiriza n'amategeko. Mu kurongingamo account cyangwa se mu gufungura account turaza gukoresha Google, cyangwa se niba twari dusanzwe dufite account turaza gukoresha iyo account twari dufite. Ariko reka dutangire turi gufungura account cyane yuko ari ubwa mbere ugiye kuba wayifungura. Nugera ahangaha baraza kukusaba yuko umanza wavivura aka kantu kari hano k'akazu, hanyuma uze wemeze sign in with Google, hanyuma utegereza akanya gato bitewe na internet ndetse na network ufite kuri telefone yawe, cyangwa se komeze utegereze akanya gato, hanyuma baze baguhitishemo account ushaka ugiye gufunguriraho account yawe. Uraza gukoresha email, hanyuma ukomeze utegerezeho akanya gatoya. Nukomeza gutegereza akanya gatoya bitewe na network, tumara gutegereza akanya gatoya ni ibintu byoroshye cyane. Turetse twinjira ahantu hameze uku nguku, murabona yuko aha turi baratubwira ati please free out platform information together point and have more self available. No kuvuga ko ahangaha tugiye kuba twafungura platform yacu kugira ngo bize kuba byakunda neza kuba twabasha kugira twashyiramo account yacu. Mu gushyiramo account yacu baraza kutubaza amatariki twavukiyeho cyangwa se imyaka dufite kugira ngo bize kuba byaba byiza. Turashyiramo urugero tariki 15 mu mwaka w'ibihumbi 2000, tariki 15 z'ukwa kabiri, murambabarira neza, tariki 15 z'ukwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2000. Hanyuma numara kuza kubishyiramo uze uyitemo gender, niba uri umugabo cyangwa se umugore, ubwo turahitamo ko turi abagabo, hanyuma uze ukoremo 15, hanyuma tuze twemeze. Nitumara kwemeza dutegereza akanya gatoya dukora nonse save. Ahangaha nitumara gukora nonse save tuze dukora nonse confirm. Ahangaha twongera dutegerezeho akanya gatoya, baratubwira yuko gufungura account yacu byabaye successful, hanyuma turaza dukora continue, hanyuma dukore and more. Ahangaha hanyuma twongera dutegereze akanya gatoya bitewe na internet dufite kuri telefone yacu.
kugera muri telefone yacu baretse batangira kutubaza ibibazo byoroshye cyane, to make you experience on the n'izindi byinshi cyane bagenda batubaza. Hanyuma dukore hano next kugira dureke gutinda ibibazo byinshi. Urabona yuko bagenda batubaza ibibazo, which is the highest level of education that you have achieved. Ni ukuvuga ko twabashije kwiga amashuri angahe, ni ukuvuga nimba warize urashyiraho yuko wize nimba waragarukiye muri secondaire cyangwa se primaire, cyangwa se nimba warize kaminuza, university ndetse n'ibindi byinshi cyane, cyangwa se nimba utarabashije kwiga nabyo uraza kubishyiramo. Urugero reka wenda dushyiremo secondaire, hanyuma dukomeza hano handitse next. Nitumara gukora handitse next duhita dufitemo are you the person which contribute the master of the primary of house experience. Hanyuma ahangaha dushobora kuza duhitamo yes cyangwa se or no, ariko reka duhitemo yes. Hanyuma uzikora neza, ni ibibazo byinshi cyane bibagiye byoroshye, ukagenda ukurikiza amabwiriza. Twakerera amazi, reka hanyuma ukagenda usubiza ibibazo bigiye bitandukanye bagiye bakubaza. Hanyuma mu buryo bwo gukorera amapoint cyangwa se amanota, uburyo ubikoramo, urabona hano hejuru handitse ko hari amapoint 25 tugiye gukorera mu gihe cy'iminota 4 cyangwa se kirenga iminota 4. Ni ukuvuga ko turaza tugakora ahangaha hejuru, hanyuma twamara kuhakora kwa amapoint hejuru kwa kariya kantu ko hejuru, twamara kuhakora ugategereza akanya gato ugatangira gusubiza ibibazo bakubajije. Icyo ukora uraza ugakora ahangaha handitse next, hanyuma akagenda kubaza ibibazo bigiye bitandukanye, agutubaza nimba twarabashije kwiga amashuri angahe, hanyuma kaduhitemo secondaire. Hanyuma na hano ugakomeza bakubaza ibibazo, ugenda usubiza ibibazo. Ni ibintu byoroshye cyane, hanyuma ukagenda ubihitamo ugakenda ukora next. Ibibazo ni ibibazo biba byoroshye cyane, ukagenda uhitamo bidasabye ibintu byinshi cyane. Mpamvu turatinda mu magambo menshi kuko tugiye gusoma byadutwara umwanya munini cyane. Ukagenda ukora, ukagenda uhitamo, uko ugenda uhitamo niko igihe cy'amafaranga cyangwa se ibyo bakugenera niko bigenda byiyongera. Hanyuma naho ukagenda kubwira yuko wakoze guhitamo sagaporo, hanyuma ugahita ukurikizaho next. Bahita batubwira ko dukoreye amapoint 25, hanyuma tugahita dukora hano handitse next ahangaha. Hanyuma tugahita batubaza nimba ibibazo twawe baduhaye nimba byoroshye cyangwa se nimba byari bikomeye, mu rwego kurugera bagiye bareba ibibazo batanga nimba ari byoroshye cyangwa se nimba bikomeye. Ariko baduhaye ibibazo byoroshye, turaza duhitemo easy, hanyuma tuze dukora send. Nitumara kubisendinga ndababwira yuko byaje ibintu twakoze byabaye successful. Muri ako kanya turategereza agahe gatoya cyane, bahita baduhereza amapoint yacu hari hejuru muri kwarante sagaporo. Murabona ko nda amapoint turagiramo, ariko mukandaje bereke. Hanyuma ugakomeza ugakora amapoint, ukomeza kugenda ukorera amapoint bidasabye ibintu byinshi cyane. Ubwo ngubwo iyo urangije kuba wakorera amapoint, mwabura uburyo bwo gusubiza ibibazo. Nanone kandi hano handitse story visible ahangaha hejuru, ahangaha niho hakunze gutanga amapoint menshi. Urabona ngaha ntidutangira kuba twakemererwa kugera kuri amapoint cyangwa se aya mabonus batanga, naho ushobora kuba wayakoresha ukazamura level zawe bitewe n'ikuntu ugenda ukoresha application biko bagenda kugirira. Urugero murabona aba ni abantu bagiye basura ibikorwa bigiye bitandukanye, hanyuma barangiza kubifotora bakabipostinga. Iyo babipostinze niko bagenda bongera iminota cyangwa se bagenda bazamura amapoint yabo bafite kuri iyi application, hanyuma bagatangira kuhema. Dukomeje guscrollinga ahangaha baduhereza gusikaninga igicuruzwa cyangwa se buri kintu runaka. Twamara kugisikana bakiyo code bakagenda bakaduherezamo amapoint. Aha bifasha mu rwego gutanga amakuru y'icyo gicuruzwa, igihe kimaze, igiciro cyako ndetse n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma weho ugakoreramo amapoint. Bibutse ayo mapoint niyo avamo amafaranga. Hanyuma dukomeje turaza dukora hano hasi handitse reflection, ahangaha hakurikiyeho. Ahangaha no kuvuga yuko
hanyuma tugakomeza tukareba ibindi bintu tugenda twemererwa. Murabona yuko harimo n'abanyarwanda benshi bagenda bakoresha iyi website cyangwa se iyi application. Urugero uyu yitwa Mudahogora, urabona yuko yagize yafotoye igicuruzwa cye hanyuma ahita agishyira hanyuma ahita agipositinga. Murabona yuko amaze kubikora mu minota 2 ishize, hanyuma agira aragipositinga bamuhereza amapoint. Hanyuma ushobora kuba wamwandikira nimba ibintu yakoresheje nimba ari byiza. Bibutsa yuko ibintu byagufasha no gucuruza serivisi utanga, kuko ahangaha nshobora guhita mubwira ati nangurishe kiriya gicuruzwa afite, hanyuma nkakiba nakigurira mu bintu byoroshye cyane cyangwa se mu bintu byoroshye cyane. Murabona yuko ni application ikoreshwa n'abantu benshi, harimo abakongomani, abatanzania, abagande ndetse n'abarundi ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane byo muri Afurika. Murabona ng'urugero aba ni abanyarwanda benshi barimo, ko ibi ari abanyarwanda benshi bagiye bayipostinga, bivuze yuko ari abanyarwanda bagiye bakoresha iyi website bidasabye ibintu byinshi cyane. Nizere ko nawe uraza kuba wayijyamo ugatangira gukoreraho amafaranga za bintu byinshi cyane. Bibutse yuko uko ugenda upostingaho niko amafaranga agenda yinjira muri iyi application yawe cyangwa se amapoint. Uburyo twemerewe kuba twabikura ku mapoint agera ku 5,000 niyo minimum yo byibura kubikuriza amafaranga. Bivuze yuko twese twabasha kuba twayuzuza, ariko ndivuze yuko ndabereka ukuntu wayabikura bitagoye, bidasabye ibintu byinshi cyane kandi ari ibintu byoroshye cyane. Nitumara kugera ahangaha turaza dukore hano handitse administrative ahangaha, hanyuma nitumara kuhagera baraza kutusaba amazina yacu yombi yanditse ku irangamuntu, nimero ya telefone ibaruye ku irangamuntu yawe, hanyuma fotora irangamuntu yawe imbere n'inyuma. Iyo umaze kuba wayifotora ukaza ukayemezamo, wamara kuza kuyemezamo ugahita wongera kuyifotora. Ni ukuvuga ko ahangaha ushyiramo irangamuntu yawe ukaza kuba wayishyiramo ukayifotora imbere, ugahita hanyuma ukaza ukifotora isura yawe. Wamara kuza kuba wahitamo ifoto yawe ukaza ugafotora inomero irangamuntu yawe ukayifotora imbere n'inyuma ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, hanyuma ukaza ukabisevinga. Iyo umaze kuba wabisevinga, imyirondoro yawe iba ibitswe neza ahantu ku buryo nta wundi muntu wabasha kuba wakuramo account yawe ndetse n'amafaranga yawe bakayohereza ahantu hizewe, nta bibazo byinshi bishobora kuba byayobera ahandi hantu. Ubu nyine application abantu benshi bamaze kumenyera gukoramo amafaranga, nk'uko naberetse harimo abanyarwanda benshi bari gukoresha iyi application bakoreramo amafaranga bidasabye ibintu byinshi cyane. Iyi video nimba ikomeza kugufasha ukanda like, kuko hanyuma iyo umaze kuba wakora amafaranga muri iyi application ugiye kuba wayabikura, utegereza igihe cy'amasaha 24, hagati y'amasaha 24 na 48 bw'amafaranga agera kuri simukadi yawe. Hanyuma turebe ibyo hari hejuru, turebe yuko twabonye amapoint yacu kuri account yacu. Hari hejuru murabona ko twamaze kugera amapoint 5, ni ukuvuga yuko tubihaye umwanya twagera amapoint umunsi umwe arengeje 20 cyangwa se 100, 200, 500 twabasha kuba twageraho. Ariko kubera yuko ndi kuberekera mukora yuko amapoint bacu yaduhaye ari amapoint 5 bidasabye ibintu byinshi cyane, ubu ngubu tugiye gukora akazi gakurikiyeho, ari ugukurikiza biriya byo hejuru, dusubiza ibibazo baduhaye, dusura ahantu runaka kugira ngo bidufashe kuba twakomeza gukora amafaranga ndetse n'amapoint muri iyi application, tugenda tuzamura amarego n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Reka mbabwire ngo niba ari ubwa mbere wari wigeze hano, wibuke gukora subscribe. Reka mbabwire ngo asante sana, hasta la vista, ciao ciao.